Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze nibwo uwitwa Nsabimana Eric wamenyekanye nka Dr Nsabi muri sinema nyarwanda yabonye izuba. Dr Nsabi cyangwa se Nsabimana Eric ni umwana wa kabiri mu bana bane, abahungu batatu ndetse n'umukobwa umwe. Dr Nsabi ni koko Nsabi yavutse mu muryango w'abakozi, kuko Dr Nsabi avuga ko mama we yari umutezi w'amarangi naho papa we akaba umufundi. Gusa ni koko icyo uzaba cyo muragendana, nubwo mama na papa ba Nsabi batari bashyigikiye ibintu bya sinema, bari abakozi basanzwe. Gusa uyu Nsabi we yakuze akunda sinema, uburyo mu nzozi ze za buri munsi yumvaga azaba umukinnyi wa sinema ukomeye cyane. Gusa Nsabi ageze ku myaka 16 na 17, inzozi ze zo gukina sinema zisa naho zari zigiye kuburiramo gato, aho yatekerezaga ko icyaba cyiza kurusha ibindi ari uko Nsabi yajya mu gisirikare. Gusa urugendo rwo kujya mu gisirikare kwa Nsabi ntabwo yarugezeho, kubera ko yahuye n'ibimubuza byinshi birangira atabaye umusirikare. Mu mwaka wa 2016 ubwo Dr Nsabi yari mu mashuri yisumbuye, haje kuboneka amahirwe yo kurushanwa, aho buri banyeshuri babahaga insanganyamatsiko bari bukorereho ibihangano, maze Dr Nsabi n'itsinda rye ry'abakinnyi ba sinema batoya, insanganyamatsiko babahayeho baza kuyikora neza, bahiga abandi banatwara igikombe ku nshuro ya mbere. Ibi kuri Dr Nsabi byabaye intangiriro nziza y'urugendo rwe rwa sinema, kuko umugambi yari afite wo kuzaba umusirikare usa naho watangiye kugenda uyoyoka, maze Dr Nsabi yinjira muri sinema by'umwuga. Gusa kuri Nsabi atangaza ko mu kwinjira muri sinema, urugendo rwiwe kuva atangira kugera aho ageze ubu ngubu bitari byoroshye cyane. Muri iki gihe kandi Dr Nsabi yari umunyeshuri kuri Muhoza ya kabiri, aho yahize MCB cyangwa se imibare, shimi ndetse na biology. Ari nayo mpamvu mu mibereho ya buri munsi Dr Nsabi yongereyeho akantu ka dogita ngo yumvikanishe ko yize ibintu bya shimi. Muri make afite aho ahuriye n'ibinyabuzima. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 uwitwa Dr Nsabi yasaga naho ashyize akadomo ku cyitwa amasomo yiwe, ubundi atera agatambwe agana muri sinema nyarwanda. Nsabi kuri ubu amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda batari bakeya, binyuze mu gukina komedi ndetse no kwitwara neza mu mikino ye ya sinema nyarwanda muri rusange. Nsabi mu rugendo rwa sinema, uwitwa Dr Nsabi avuga ko ashobora kuba yaragerageje inshuro zirenga 70 akora utuvidewo dutoya adushiyaringa ku mbuga ze nkoranyambaga, dore ko n'izo mbuga nkoranyambaga zitakurikirwaga n'abantu benshi nk'uko uyu munsi bimeze. Nsabi muri uru rugendo rwo gutangira yakoraga utuvidewo, nyuma yo kudushiyaringa ntitunakundwe ku rwego yifuzaga. Gusa ibi ntabwo byamuciye intege, ahubwo Nsabi yakomeje arakora arongera arakora. Inkuru y'urugendo rwa Dr Nsabi rwo kuba yagafata muri sinema rwatangiye ubwo yatangiye gukina, yamara gushyira utuvidewo twiwe mama we akamubwira uti wa mwana w'ibintu urimo ni uguta umutwe, jya mu gisirikare, igipolisi cyangwa ushaka indi myuga nk'uko abandi bana bashaka akazi. Ibi Nsabi ntabwo yabikozwaga. Umunsi umwe Nsabi nibwo yapostinze videwo ye kuri urubuga rwa YouTube, iza kurebwa n'abantu batari bake, banayisharinga ku zindi mbuga nkoranyambaga arizo za Instagram, Twitter ndetse n'izindi nyinshi. Mama wabonye ko kazafatwa atangira kumugira inama. Icyo twakwigira kuri Dr Nsabi ni ukudacika intege. Bro, nubwo uyu munsi bitemera n'ejo bikanga, komeza uhatane, ndabizi rimwe kazafatwa. Peace ku bahizi bose b'iyi mihanda, ndabakunda cyane. Kora subscribe, share, comment kuri Hola TV4 ubundi ibintu birushaho kugenda neza cyane. Ndabakunda birenze. I love you.